nabonaga n'umugabo acika ibisebe yishimira cyane mu gitsina mu mavangingo. Umudamu maze kumushaka ku buryo n'igitsina nakibuze biba ngombwa kongera kuntangira kugana abaganga. Abo nta bandi nabo mu kigo cy'ubuvuzi bw'umwimerere, ubuvuzi bukoresha imiti y'ibimera kandi itunganyije neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Ni kwa muganga Rutikanga, bakorera Remera Giporoso, bamaze kubikimenya bose mu kuvura indwara zitandukanye. Ubuhamya bwo ni bwinshi. Nigeze kurwaraho nkagira ikibazo cyo kwikinisha ndi umusore. Bavura kwikinisha n'ingaruka zabyo, harimo kurangiza vuba, kugabanuka kw'igitsina, kugabanuka kw'imisemburo mu mubiri, kwibagirwa, kumva ufite umunaniro, utuntu tw'udusonga ku bugabo rimwe na rimwe ndetse n'ibindi. Uzi icyiza cyabo, aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho kuko bakorana na DHL. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri WhatsApp kuri 0788 34 80 11. Ejo hashize n'abagejejeho uwitwa Bill Gates, ariko ibice bye byari bibiri, bivuze ko igikurikiraho mwanyemerera uyu munsi nacyo nkakibagezaho. Reka tugaruke ku magambo yahindura ubuzima yavuzwe n'umuherwe Bill Gates mu gice cyaho gikurikiyeho. Ngarutse gato kuri bimwe mu byo wamumenyeraho, nuko izina rye Bill ni impine ya William. Avuka bamwise William Henry Gates wa gatatu. Yavutse rero tariki ya 28 z'ukwezi kwa 10 mwaka w'1955. Avukira Seattle ho muri Washington. Mu myaka y'ubuto bwe ababyeyi bifuzaga kumwohereza mu ishuri ry'amategeko, cyane ko na se umubyara yari umunyamategeko. Kuva akiri muto yari umwana urota ibintu binini, ntabwo yari umwana usanzwe rwose. Tekereza ko yatangiye kwandika ibijyanye na software afite imyaka 13 gusa y'amavuko. Niwe wakoze ya version muzi ya Tic-Tac-Toe kuri General Electric Computer. Bill Gates kandi afite abana batatu aribo Jennifer, Rory ndetse na Foweb. Yabyaranye n'uwahoze ari umugore we Melinda Gates. Akandi gashya nuko abana be bemererwaga gukoresha telefone ari uko bageze imyaka 14 y'amavuko. Bakaba kandi batazaragwa umutungo we wose, nabigarutseho mu gice cy'abanje. Bill Gates yatangiye Microsoft mu mwaka w'1975 ubwo yari amaze gucikiriza amashuri. Mu mwaka w'1973 nibwo yavuye mu ishuri rya kaminuza ya Harvard, aho yigaga ibijyanye n'amategeko, ahita ajya kwikomereza igitekerezo cye cya business. Icyo gihe ubwo yarekaga amashuri se umubyara byaramubabaje cyane ko yifuzaga ko yazaba umunyamategeko nkawe. Microsoft rero yashinganye n'inshuti yo mu buto Paul Allen. Gusa Microsoft imaze gukomera, uyu Allen yagiranye ubwumvikane buke na Bill Gates. Ahanini bushingiye ku kuba Bill Gates ari we witirirwaga byose, Allen agasa n'uwasigaye inyuma. Ibi rero byatumye ahitamo kuva muri Microsoft mu mwaka w'1982. Nyuma yaje no kwitaba Imana muri 2018. Hanyuma Bill Gates ariko akunze no kugaragaza ko yubaha uruhare rwe muri company. Bill Gates asinzira amasaha 7 mu ijoro. Yavuze ko akenera kuruhuka ayo masaha yose kugira ngo abashe guhanga udushya. Hanyuma ku myaka 26 Bill Gates yari umumiliyoneri. Ahinduka umubillionaire agize imyaka 31. Yari we ubaye umubillionaire ukiri muto mu mateka kugeza ubwo Mark Zuckerberg yakuraga ako gahigo muri 2008. We yabaye umubillionaire afite imyaka 23 gusa y'amavuko. Ikindi wamenya kuri Bill Gates nuko we n'uwahoze ari umugore Melinda Gates mu mwaka wa 2000 bashinze fondasiyo bahuriyeho. Ari nabwo Bill Gates yatangiye rero kujya byimbitse mu bikorwa by'ubugiraneza. Muri uwo mwaka kandi nibwo yagiye akura akarenge ke buhoro buhoro muri Microsoft kugira ngo abashe kwita kuri iyo fondasiyo. Ikindi wamenya nuko Bill Gates amaze gutanga arenga miliyari 50 z'amadolari mu bikorwa by'ubugiraneza. Bill Gates kandi akorera miliyoni 11 z'amadolari ku munsi. Ni nka miliyari 12 z'amafaranga y'u Rwanda buri munsi. Tekereza ayo mafaranga yose akorera buri munsi. Kuva muri 2000 kugeza muri 2017 yamaze igihe kinini ari we uyoboye urutonde rw'abakire ba mbere ku isi. Uretse kuva muri 2010 kugeza muri 2013
aho Jeff Bezos yari yaramwigaranzuye. Ubundi guhera muri 2000 kugeza muri 2017 ni Bill Gates wari uyoboye urutonde rw'abakire ba mbere mu isi. Niyo mpamvu n'ubu iyo uvuze umukire wa mbere mu isi hari abantu benshi bashobora gushiduka bavuze Bill Gates. Yamaze igihe kinini kuri uwo mwanya. Ikindi wamumenyaho nuko ari umwe mu bakire bakundwa cyane n'igitsina gore, ariko ntabwo ari iby'ubu gusa ko no mu mashuri yizeho niko byabaga bimeze. Gusa hari n'ibihuha bivuga ko kuva muri Microsoft byatewe nuko byari bimaze kuba akamenyero ko aryamana na bamwe mu bakozi bo muri icyo kigo cye, abizeza kuzabazamura mu ntera. Akaba yarasezeye rero mu kuba umuyobozi mu rwego rwo kwirinda ko byazaturika bikamenyekana, isura ya Microsoft ikahangirikira. Ndetse binakekwa ko biri mu byatumye atandukana n'umugore we Melinda. Ubu ngubu Bill Gates akora muri Microsoft nk'umuconsultant. Bill Gates kandi ikindi azwiho no gusoma cyane. Mbere yo kuryama afata isaha imwe agasoma igitabo, byibura umwaka ujya gushira asomye ibitabo 50. Nanababwiye ko yigeze gutabwa muri yombi muri New Mexico azira gutwara imodoka adafite uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga. Akandi gashya nuko agikora muri Microsoft mu buryo buhoraho yari yarafashe mu mutwe plaque z'imodoka z'abakozi. Umukozi yakwinjira akamenya ati ni runaka winjiye, yasohoka akamenya ati ni runaka usohotse. Bill Gates kandi yatunze indege bwite kuva mu mwaka w'1997. Iyo ndege yitwa Big Splurge. Reka rero uyu munsi ngaruke ku gice gikurikiyeho cy'amagambo yahindura ubuzima avuzwe n'uyu muherwe, nk'uko na yejo yabagiriye umumaro cyangwa se abantu benshi bayakunze. Aya nayo arimo amasomo akomeye cyane. Bill Gates yigeze kuvuga ngo nubwo naba nsigaranye amadolari 2 gusa, idolari rimwe narikoresha mu kwamamaza. Burya kwamamaza ni ikintu gikomeye muri business. Ibya bindi twigeze kuvuga, umuntu utinya kwamamaza akeka ko ari gutakaza amafaranga, ameze nk'umuntu uhagarika urushinge rw'isaha yibwira ko ari gukerereza igihe. Iyo ushaka kuzagera ku rwego utagikora ahubwo amafaranga yawe akaba ari yagukorera, wiga ubwiru buri mu kumenyekanisha ibyo ukora, wiga ubwiru bwo kwamamaza. Burya ntabwo ari ikibazo cy'ibyo ukora, ahubwo ni ikibazo cy'abazi ibyo ukora. Iyo wamamaza rero uhozaho nubwo byagutwara igihe, ugera ku rwego amafaranga yawe atangira kugukorera, kandi ugeze kuri urwo rwego nibwo ubasha no kumva icyanga gituruka mu musaruro w'ibyuya byawe. Burya hari urwego utarenga mu bijyanye n'ubucuruzi. Rimwe na rimwe kubera ko wenda ubona wunguka ukumva birahagije, ariko iyo ushaka kugera ku rwego rw'izi kampani ziba zarafashe igihugu cyangwa se zigafata isi, wiga ubwiru buri mu kumenyekanisha ibyo ukora. Bill Gates yaravuze ngo reba ku isaha mu gihe udafite akazi, ntukarebe ku isaha mu gihe uri mu kazi, kubera ko isaha ni inzitizi y'iterambere. Arongera avuga ngo niba udashobora kugikora neza, gerageza utume kigaragara neza. Bill Gates yaravuze ngo abantu buri gihe batinya impinduka. Uzi ko n'igihe havumburwaga amashanyarazi abantu babanje kuyamaganira kure. Kera ubwo havumburwaga amashanyarazi abantu babanje kuyamaganira kure. Abantu buri gihe batinya impinduka. Yigeze no kuvuga ngo niba utekereza ko mwarimu wawe atoroshye, ukaba utekereza ko mwarimu wawe agoye, ko ari umufungamutwe niba ariko nabivuga, ko atoroherana, tegereza kugeza igihe ubonye uko boss wawe azaba ameze. Niba utekereza ko umwarimu wawe akugora, tegereza uzambwira igihe uzahurira na boss wawe. Niba utekereza ko umwarimu wawe akwanga, ugatekereza ko ari umuntu mubi, tegereza uzambwira nuhura na boss wawe. Ngo hari igihe uhura na boss ugahita ukunda mwarimu. Gates yaravuze ngo nagize amahirwe yo kuba mu mwanya wa nyawo mu gihe gikwiye, ariko n'abandi bantu benshi nabo niko biba bimeze. Ahubwo ikidutandukanya ni ugushyira mu bikorwa, ni ugufata ingamba. Hari igihe uba uri mu mwanya wa nyawe, ahantu ha nyaho kandi mu gihe gikwiye, ariko ntumenye gufata umwanzuro, ntushyire mu bikorwa. Ikigutandukanya rero na mugenzi wawe ni ugushyira mu bikorwa.
Gates yaravuze ngo niba uri umucuruzi igira ku bakiriya bawe utabashije kunezeza. Burya uriya mukiriya witotomba niwe ukwiriye kwigiraho. Uretse ko atari mu bucuruzi gusa no mu bindi bintu ibyo ari byo byose, igira kuri bariya batishimira ibyo ukora. Gates yaravuze ngo iyo ndi mu kazi mba ndi seriye cyane, ariko iyo ndi mu rugo ibintu byose ndabyoroshya. Muri make mu kazi baseriye, ariko nugera mu rugo ucururuke. Ubuseriye bwo mu kazi ntukabujyane mu rugo, cyane ko burya mu rugo niho hantu ujya mu gihe udafite ahandi hose ho kwerekeza. Mu rugo rero hagomba kuba ahantu hagucururutsa. Gates yaravuze ngo numva nishimye cyane iyo ndi gukora akazi nkunda umunsi ku munsi, kubera ko biba bimeze nko kubyina indirimbo igezweho. Aranavuga ngo buri joro mbere h'isaha imwe ngo ndyame mbanza gusoma igitabo, kubera ko biri mu bice bigize ugusinzira kwanjye. Gates yaravuze ngo buri munsi mu kazi mukwiye gukora inama mu gitondo yo kwibaza ikibazo kigira kiti: ese ni gute twashimisha abakiriya kurushaho? Ni gute twatanga serivisi nziza kurushaho? Kubera ko nutabikora abakora nk'ibyo mukora bazabikora. Iyo uzaririye gato undi muntu araza agakora nk'ibyo akagombye gukora. Bill Gates yaravuze ngo buri wese ku isi akenera umutoza. Ntabwo abatoza bagomba kuba mu mikino itandukanye gusa, no mu buzima busanzwe buri muntu wese akenera umutoza umufasha kunoza ibyo akora. Yigeze no kuvuga ngo kugira ngo utsindire ibintu binini bigusaba guhangara ibintu binini. Aranavuga ngo ntabwo nari umuhanga cyane mu ishuri, ndetse sinigeze mba uwa mbere mu ishuri. Hari abandi babaga ba mbere mu ishuri bandushaga. Yewe byageze ubwo nshikiriza amashuri mvamo njya kwita kuri kampani yanjye. Nubwo bimeze gutya ariko ni njye nyiri Microsoft. Hanyuma bamwe mu babaga ba mbere mu ishuri ni abakozi muri Microsoft. Hano harimo isomo rikomeye cyane. Yabishimangiye neza agira ati hari amasomo natsindwaga cyane nyiri mu ishuri, kandi mugenzi wanjye umwe yaratsindaga cyane. Gusa ubu ngubu uwo mugenzi wanjye wayatsindaga ni enjeniyeri muri Microsoft. Noneho njyewe wayatsindwaga ni njyewe nyiri Microsoft. Bill Gates yavuze ijambo rikomeye ngo buri kimwe cyose wabuze cyangwa watakaje cyakugarukira, ariko hari ibintu bibiri by'ibanze utakaza ntibikugarukire. Icya mbere ni igihe, hanyuma icya kabiri ni ubuzima. Ibyo ni byo bintu bitakara ntibigaruke. Mu magambo yose yavuze muri iki gice munyemerere nyasoreze kuri iri ngiri. Yaravuze ngo nutwara abakozi bacu 20 beza, Microsoft izahinduka kampani idafite akamaro. Muri make kampani igirwa n'abakozi. Roho y'ubucuruzi ni ukunezeza abantu bakubaka business. Ariko ikintu kizakubwira kunezeza abantu ni uburyo abakozi bawe baba bagufata. Ikintu kizakubwira ko uzi roho y'ubucuruzi nuko uhera ku mukozi ukamunezeza. Kubera ko umukozi iyo atakikwita boss, ahubwo umukiriya wawe akaba ari we yita boss, burya uwamenye roho y'ubucuruzi icyo ari cyo. Niyo mpamvu rero ugomba kubaka kampani ku buryo nibatwara abakozi bawe beza, kampani ishobora guhinduka idafite akamaro nk'uko Microsoft bimeze. Muri make kampani yubakwa n'abakozi beza. Akaba rero ari amagambo meza cyane kandi y'umumaro yavuzwe n'icyamamare umwe mu baherwe isi yagize, nta wundi rero ni Bill Gates. Iri jambo ryagucitse reka duhure kuri YouTube channel _TV, genda ukore subscribe tubana buri munsi mu ijambo ryahindura ubuzima. Wanangurikirana ku mbuga nkoranyambaga Instagram na Twitter, hose nitwa Dashim 250. Genda ukore follow tujye tubana buri munsi mu ijambo ryahindura ubuzima.